ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure ntimuzagwa mu nzira, muhumure ntimuzagwa mu nzira. Impamba babasuhuje inshuti z'umusaraba, dufatikanyije gucungurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu, kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yaho reka tubanze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wowe waducunguriye ku musaraba i Golgota, ukaduha umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ngo aducungure, tuguhaye icyubahiro kubw'amaraso yawe n'urukundo rwawe, uze uturo imitima yacu kandi udufashe kubwawe Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kurisoma reka mbanze mbibwire. Nitwa umuvugabutumwa w'ubushake, nitwa Ngayabahiga Evariste, nkaba ngira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turangize n'umurongo waho wa 11. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza, afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari umusore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho hantu, aho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ko ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana itugire neza cyane. Bene data, dusangiye gucungurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye muri aka kanya. Imana yagize umugambi mwiza wo gucungura umuntu. Nuko imaze kugira umugambi mwiza, itekereza ku kintu ishobora gukorera umwana w'umuntu kugira ngo abeho. Nyuma yaho iratekereza iravuga ngo ariko niki nakora kugira ngo umuntu acungurwe. Byari biturutse kuki? Umuntu yari yakoze ibyaha, twari twaracumuye. Imaze kubona yuko tugiye gupfa urupfu rubi, itwoherereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Kristo yaje yiyambitse ubumuntu 100%. Ariko akimara kuza, ntabwo abantu twese twamwemeye. Twamufashe nk'uje kwima ingoma kugira ngo yime ingoma y'ubwami bwo mu isi. Abami batangira kumurwanya bazi yuko agiye kubasimbura ku ngoma. Ariko umugambi Kristo yari afite, haleluya, ntabwo wari uwo kugira ngo afate ubwami bwo mu isi, ahubwo kwari kugira ngo aducungure. Nibyo byabaye hano ku ngoma y'umwami Herode. Yari yaramenyereye kwica abayuda. Mu gihe yumvaga ashaka Pasika yabaga yegereje kuba, akagira abantu bamwe yica kugira ngo anezeze abayuda. Ariko ntiyamenya yuko hari abantu baba baratoranyijwe n'Imana. Ahita akafata uwitwa Petero mwene se wa Yohana, nawe agira ngo aramwica uko abyumva. Ariko kubera ko umwami Imana yari muri we, haleluya, imanukira muri we. Imana ari muri Petero yuzuye umwuka w'Imana. Petero arimo imbaraga z'Imana zikomeye.
Herode agira ngo aramugenza uko ajya agenza abandi bose, aramufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane bagose inzu. Ari inzugi Bibiliya iratubwira ngo zari zikingishije iminyururu, ibirahure by'ibyuma, amadirishya ari ibyuma. Petero bamubohesha iminyururu kugira ngo ataza gucika. Ariko ijambo rikomeza kugenda rimbwira ngo Petero akimara kugera mu nzu y'imbohe, iminyururu iramurya. Imaze kumurya abura icyo akora, intege ziba nkeya, arasinzira. Amaze gusinzira, muri iryo joro marayika aramanuka aca hagati y'abasirikare 16. Ntibegera bamenye yuko marayika yaje. Iyo Kristo yamanutse aje gutabara, abantu benshi ntibabimenye, bagira ngo bari kurota. Petero nawe yagize ngo ari mu nzozi, agira ngo ari kubirota, nyamara Kristo yari yaje gutabara. Abakristo benshi ntabwo bajya bamenya ko Kristo yaje kubatabara, bagira ngo bari kurota, aho kumenya ko Kristo yaje ngo bamuhe agaciro imitima yabo yinjire, asenye ibibaboshye, asenye iminyururu, ahubwo bagatangira bakagira ngo bari kurota. Ariko Kristo yaje, haleluya! Ntabwo abantu bashobora kubimenya batari mu mwuka. Petero nawe kubera ko intege nke zari zabufashe, zari zamaze kumufata, aboshwe n'iminyururu, aboshwe umugozi wabo uriye, agira ngo ari kurota, nyamara marayika yaje aramubwira ngo Petero byuka n'ingoga, amukoma mu mbavu. Petero arabaduka. Amaze kubaduka, ikintu cyanyunguye, ntabwo babasirikare begeze bamenya ko marayika yaje. Yarinjiye, Bibiliya irambwira ngo inzugi zahise zimwikingurira. Petero aryamye, marayika aca mu basirikare, marayika aca amenagura za nzugi, inzugi zigiriye, marayika arinjira agera ngo ajya kuri Petero, n'abasirikare bari kumwe na Petero mo imbere, ntibegeze babona marayika. Abantu badakijwe ntabwo bajya babona ko Yesu yaje. Abasirikare bashidutse babona Petero yavuye mu nzu y'imbohe. Marayika amaze kugera kuri Petero yaramubwiye ngo umva Petero byuka n'ingoga, amukoma mu mbavu. Arangije aramubwira ngo itera umwitero wawe unkurikire. Umva abavandimwe nshuti z'umusaraba, umwitero buriya ni ikintu gikomeye. Umwitero usobanura ibintu byinshi mu gakiza. Iyo umuntu yataye umwitero ntabwo ashobora kwifubika. Iyo umuntu yataye umwitero izuba iyo rije riramukubita. Iyo umuntu yataye umwitero ibyaha biramwinjirana. Ariko iyo umuntu afite umwitero arawitera, haleluya, akawurwanisha, agashobora akanesha. Kristo nawe yaraje, marayika yaraje amanukira muri izo nzozi, aramubwira ngo byuka n'ingoga umurikire. Petero arabyuka aramukurikira, baca ku barinzi ba mbere, ntibamenya ko Petero agenda, baca ku basirikare bandi, ntibagera babimenya. Marayika, Bibiliya irambwira ngo ageze hakurya y'inzu y'imbohe amusiga aho ngaho. Ariko ikintu cyiza nagiraga mbabwira, bene data mujye mugira umwete wo gusabirana ku Mana, mujye musengerana, mubwirane ibyifuzo byanyu mubizamure, mubibwire Imana, mubyereke Imana mukundanye. Bibiliya irambwira ngo abo bene se bari basigaye bamusabira ku Mana. Iyo ukomeje gusoma ukagera hafi ku murongo wa 12, haravuga ngo hari umuja witwaga Herode, barimo bateraniye ngo kwa Mariya, barimo bari gusenga Imana. Bamaze kugera bari gusenga, ngo Petero ngo amaze kumenya yuko marayika w'Imana ariwe musoye muri iyo nzu, aravuga ngo menye neza ko, haleluya, yuko ari marayika w'Umwami Imana bari wasuye. Aragenda ariruka agasanga bene se barimo basengera. Ngo umuja witwaga Herode arabyumva, ngo yumvijwe, amenya yuko ari Petero. Hari abantu bajya baterana basenga, mu nyumve neza kuri iki kintu, ariko ntibamenye yuko Imana ariyo iyo bari gusenga yumva. Abo bari gusenga basengera Petero bo barasengaga, ariko kubera ukuntu bari bazi imbaraga za Herode, ntibegeze bemera yuko Imana izagenda igakingurira Petero akava mu nzu y'imbohe. Bagira gushidikanya. Herode arababwira ngo umva, numvishe ijwi rya Petero. Abandi ati reka. Herode nta muntu ajya gufunga ngo azongera agaruke. Ariko bene data, nta muntu ufunga iyo Imana yafunguye ngo yongera kinga. Nta n'ubwo Imana ifungura ngo Imana nifunga ngo hagire ufungura. Imana nifunga ikanafungura. Iyo ibibazo byawe bifungiranye nta mwana w'umuntu wabifungura. Iyo ibibazo byawe bigifungiranye nta mwana w'umuntu ushobora kubigiramo uruhare kugira ngo bifunguke. Kristo wenyine ni urufunguzo rw'ibizaba, niyo butangiriro akaba n'iherezo. Ubuzima bwawe ni ubufite mu biganza. Umuja abwira abandi ati numva imirindi imeze nk'iya Petero. Abandi ati hoya sigaho. Nta muntu Herode ajyana ngo namufunga azagaruke, ariko nyamara ari Petero. Ijambo ry'Imana ritubwira neza iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva ibice 32,
mu gitabo cyo Kuva hatwereka ukuntu Abisiraheli bahuye n'ingorane mu butayu, bahura n'amakuba, bahura n'intambara, bagenda urugendo bakora badashimwa, Farawo arabarindagiza, Farawo arabakubita, Farawo arabagaburira, abagaburira nica nikize kubera imirimo yarabacunze. Ariko kubera ko Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana, bari bari mu isezerano rya Kristo, Imana isoza umugambi wabo kuri. Haleluya. Uyu muntu Mose, umugaragu w'Imana, yari afite inshingano zo gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Hano mu gitabo cyo Kuva, Abisiraheli bari baramaze kwambuka inyanja itukura, bamaze kwambuka Yorodani. Ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure ntimuzagwa mu nzira, muhumure ntimuzagwa mu nzira.